akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kuko buriya iyo ugiye hari ukavuga ati mwiza njyewe vava kigera mu buri buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katubaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubisa agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sigamije iki? Yashakaga kwereka bandi ko buri wese agira uburyo abikoramo, buri wese agira uburyo bwe ahuzamo na mugenzi we mwibanga, we yabikameraga kugira ngo bigende gute. Barafindura ibi bintu ya mpano yarabisobanuye. Avuga yuko ibyo bintu ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo sange ninjye uri kubiryoza. Ikintu nakoze nahise ngendera uko nahise ngenda eri joro ni kwizima. Niba umuryango waraje sibyo ukavuga ati ibi byarabaye muri abastari sibyo, kandi nimwe mwifatira ya video ubwo mwese amakosa nanyu hayamano n'umugore bakabakansoringa bakabahuza. Kuki uyu mugore yakomeje gustressa y'amano kugera naho agiye muri ribu kubera ikibazo cyuko habaye kumustressa, bakaba bakomanya amahembe. Urumva bamara gukomanya amahembe ntibegera imiryango, ahubwo umugore akihutira hehe muri ribu. Yamana kubya ko ari mu gihugu cy'abaturanyi agiye kumva yumva ribu iramuhamagaye. Buriya rero nibyo nkubwira ngo ibintu byose bakoze yego babikoranye ubwana, siko bimeze mu gikorwa cy'abantu bakuru. Ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha. Mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka n'ukora ikintu cyo cyose nzagufungisha. Bakumva ko bibashimishije. Akaba iyo avuga ngo rero buriya muri ubu buzima turimo, muri iki gihe turimo, ni igihe cyo kwitondera kuri buri muntu wari wese mu gikorwa agiye gukora. Ubwo ndabivugira iki rero? Urabona yego aba bana b'abasore, abana b'abajene barimo kuza muri showbiz cyangwa se muri industry ya music cyangwa se n'iyibindi, hari n'iya cinema n'ibiki. Yego ugasanga mbega imbaraga biyumvamo, amashagaga bafite barashaka kuyakoresha ahantu hose. Yego hariho hahandi umuntu koko asigaye yifata agakora ibintu nawe ubona ko biteye isoni. Reka mbihere wenda mu ntangiro. Yego sibyo tubihere mu ntangiro. Urabona mbona umusuzo dukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda. Amahoro y'Imana abane nawe aho uherereye hose, yaba mu mujyi wa Kigali, yaba mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo. Nizere ko umeze neza, nibagiwe na diaspora nyarwanda aho murereye hose. Amahoro y'Imana abane namwe. Mu kiganiro rero kuri umunsi ntago mba ningenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Barafindura. Gira ngo murabona ko yifunze yiteretse. Barafindura umeze ute? Ndebye na amahoro. Mvuga ngo n'abafana bacu, abakunzi bacu, amahoro y'Imana abane namwe, kandi tubifuriza ibyiza kuko ibyiza twese nibyo tuba twifuza, ubwo tutabyifurizanyije twaba duhuguzanyije. Yego kuri uyu munsi rero ndi kumwe na mugenzi wanjye ku buhanga bw'ibyuma DJ AB. Ndizera ko nawe ameze neza. Ameze neza, arifunze boku. Urimo boku, ufunzemo boku cyane. Yego kuri uyu munsi rero nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, tubazaniye ikiganiro gishyushye. Ariko mbibutsa ko buri umwe wese afite uburenganzira cyangwa uruhare kuba yatanga igitekerezo cye. Nahandi rero waca ni muri comment ugashiraho igitekerezo cyawe. Ariko first of all banza ukore subscribe utarayikora, ndetse na like,
nibinaba ngombwa usharinge n'abandi kugira ngo ikiganiro cyacu kiba kagaruka kuri mwebwe. Barafindura kuri uyu munsi rero uyu mwana w'umusore nako navuga ngo ni umupapa cyangwa ni umugabo, twavuga ko ryamugwiriye, twavuga ko bimeze biti. Rashid Soni buriya nyine nigeze kubivugaho, ndakeka mu kiganiro twigeze gukora nigeze kubivugaho, ndavuga ngo burya akenshi ari ababyeyi bita abana babo ariko ibyo amazina babise akabakurikirana. Uwo yise uwo rizagwira, wiswe uwo rizagwira, nkeka ko ntabwo twamenye ngo niri kirizamugwira, ariko twebwe ibyo tubona nuko ari ishyano ryamugwiriye, sibyo? Yego. Kuko urabona n'umwana w'umuhungu kuva yatangira urugendo rwe rwa muzika kugeza na n'ubu, nkeka ko ntabwo biraba amahoro. Ari kugenda ahuramo n'imitego, agwa mu misoto, ayisimbuka imwe Imana imarasimbuka indi, ariko noneho iyo ntabwo igomba kumusiga, kubera ko burya mukinisha kurya ugahagira ko aricyo nabonera mbwira n'abandi benshi, kuko siwe wenyine. Industry turimo ya muzika cyangwa se showbiz tubirwa dukora irimo ibintu byinshi buri wese akwiye kwitondera. Yego. Uri kumva? Yego. Kubera ko uri gukora nibyo twese tuba tugomba gukora, ariko hari n'abatishimiraga gukora. Yego. Hari n'abumva bahora uri umuntu waho ntacyo ufite cyo gukora, akaba aribyo bibareba bakumva ko bibashimishije, akaba aribyo bavuga ngo rero buriya muri ubu buzima turimo, muri iki gihe turimo, ni igihe cyo kwitondera kuri buri muntu uwo ari we wese ku gikorwa agiye gukora. Ubwo ndabivugira iki rero? Urabona, yego, aba bana b'abasore, abana b'abajene barimo kuza muri showbiz cyangwa se muri industry ya music cyangwa se n'iyibindi, hari n'iya cinema n'ibiki. Yego. Ugasanga mbega imbaraga biyumvamo, amashagaga bafite, barashaka kuyakoresha ahantu hose. Yego. Hariho hahandi umuntu koko asigaye yifata agakora ibintu nawe ubona ko biteye isoni. Reka mbihere wenda mu ntangiro. Yego. Sibyo, tubihere mu ntangiro. Urabona uriya rizagwira atangira muzika ye, atangira gukora kuko abantu bamwishimiye, wabonaga ko ari sawa. Ariko nawe ntiyanyuzwe, yumvise ko agomba gukora n'ibindi, mbega kwishimisha mu rwego agezemo, ariko ntamenye ko ibyo bintu byose burya nta kintu ukora ngo kireke kutazana ingaruka. Yego. Icyaba icyiza kizana ingaruka, cyaba n'ikibi kizana ingaruka, ariko noneho ikibi cyane ni iki? Buriya Imana yaremye abantu, yiturema, iduha umubiri twese. Yego. Iduha aho twerekana, iduha aho duhisha, iduha mbega buri hantu hose uko tuhafata, igihe n'ubwo tuhafatamo. Buriya rero nimba yaravuze ngo iyi ni imyanya y'ibanga, iyi ni imyanya y'ibanga, yewe imenywa n'uwo wahaye uburenganzira cyangwa se wemeye ko ayibona. Wowe ukayifata ugashaka ko yazabonwa n'uwo ari we wese, kuko buriya reka mvuge ngo ikosa rya mbere ryabaye kuri iriya video yifashe ari kumwe no kubonana n'umugore we, kuko yari umugore we. Yego. Abikora ubona yishimye, ari iwanyu ngo ni enjoy, ariko ukibaza hano ni iki? Ubundi ko yari ari kubikorana n'umugore we, ko bari bishimye, ubundi ninde yifuzaga? Yabikameraga kugira ngo yari agamije iki? Yashakaga kwereka abandi bandi ko buri wese agira uburyo abikoramo, buri wese agira uburyo bwe ahuzamo na mugenzi we mwibanga, we yabikameraga kugira ngo bigende gute. Barafindura ibi bintu ya mpano yarabisobanuye, avuga yuko ibi babikoze we n'umugore we mu buryo bwo kwikinira byabo, ariko ataragambiriye ko bijya ku karubanda. Rekera ugeza rero ahangaha ndashaka duhuza ibi bintu. Wimvuna mu mutwe rero, reka nkwereke. Ahangaha kwifata video nta kosa arimo, dore reka nkwereke akantu kamwe. Ahubwo ikosa nuko ya video yagiye wivuga ngo nta n'uburenganzira bwe. Buriya iri ni ikoranabuhanga, siko bimeze. Yego. Ikintu ufasha no kuri telefone gihita kigenda, yewe no kuri Google barakibona, aho amafoto n'iki byose bikusanyira. Reka nkwereke urugero ruto. Fata video yawe cyangwa ifoto yawe wakoze. Yego.
wafotoye na telefone yawe uyisibe cyangwa se bakoherereje n'uyisiba biragusaba ko urimo kukajya handi kuyisibirayo kugira ngo wemere ko ivuye ku rukuta rwawe. Icyo cyo ndacyemera. Bino ngo rero nimba uyifotoye hari ahantu ijya kuko ntabwo iyi telefone ari ibika. Buriya system irimo ikoranabuhanga ririmo niryo ribika iriya foto. Bivuge ngo n'uwari wese winjiye muri iriya system cyangwa ariyo ushobora guhakinga akabona ari amavideo yawe. Yarafindura yo dukubita twihuta. Ahangaha ya mpano aravuga ko aha yatangaje ko kuva yabana n'uyu mugore we ntabwo byigize bimuhira, ntabwo ibyishimo yigize abibona, nibwo n'amabanga menshi yagiye hanze. Ariho n'iriya video yabashe kujya hanze. Ariho ndi bugaruke ku magambo wambwiye ati ibi bintu bishobora kuba birimo n'akagambane, koko bishobora kubamo akagambane. Kuva ya mpano iki kibazo cyaba video ye amashusho agasakara, hano turabona ko hari uwigize kuza amugenda runono bita Godfather. Uyu Godfather nawe ntago yishifuriza ya mpano amahoro. Buriya reka nkwereke kugeza nubwo yamushizeho n'ingenza zo kumuneka ngo bazamukurikirane ngo barebe ko afite urumogi. None aha bikaba bivuga ko ya mpano ngo yagonze umugore we kuri moto ngo abigambiriye. Ibyo byose reka nkwereka akantu kamwe. Nje nakubwiye ngo buri cyose gifite imvano. Siko bimeze? Yego. Buriya nakubwiye ngo ikibukoze gifite ingaruka, n'ikiza ukoze gifite ingaruka. Yego. Sinavuga ngo wenda Godfather ngo ni byahatari yakoze kuko nawe ibyo akora cyangwa se ibyo avuga afite fact. Izo fact ntago ari wazikoze wazihimbye. Ni ibintu bigaragara. Siko bimeze? Yego. Nimba bigaragara rero bivuge ngo we kuba yabivuga ushobora kuba ngo afite ukuri cyangwa se nta kuri afite, wenda ukuri afite nuko agomba yes nibyo ukuri yabonye arabivuga. Wenda ukuri kudahari nuko yavuga ngo se ntiyahishira ibanga mugenzi we. Nimba atashoboye guhisha ibanga rero urabizi twese ntabwo duteye kimwe. Hari umuntu ubwira ikintu ako kanya agahita kirukanka n'agahita kikwiza umusozi wose. Yego. Cyane ko iyi mihanda turiho imihanda iranyere barafindura ngo yuko abantu benshi bagushize ku karubanda. Iyi mihanda iriho ubugome burenze. Ibintu biri kubera hano muri ino mihanda muri showbiz ni ibintu byo kwitondera. Kuko ifoto Godfather yashizeho reka twereke kwihuta tujya kuri ayo mafoto ya Godfather. Reka twe tuvuge kuri guhari kuko Godfather ntabwo ari wahimbye ya nkuru, nta nubwo ari koza ari amashusho, nta nubwo wakoze bira byose siwe. Reka na Godfather nge mushyire hasi. Siko bimeze? Ntabwo nshaka kuvuga kuri Godfather kuko ibyo yakoze nibyo yavuze, afite fact yabyo, ntabwo ari wabikoze. Ariko umenye ko babetse gato ndashaka ngwereka ikintu twikore. Ndashaka ngwereka ikintu benshi kuvuga ngo nasangeyo bagenzi be kuko ari wabashirishije. Urumva ko ntabwo bamwifuza muri iyi mihanda. Reka nkubaze. Reka tuvuge ngo nkuko utekereza ngo kumwifuriza ibyiza, ntabwo bamwifuriza ibyiza. Muri biriya byose yakoze, muri batamwifuriza ibyiza hari n'umwe wari uhari. Nta wari uhari. Bwana yaravuze ngo nimwihishira nanjye nzajya gute azabahishira. Niki ya mpano yihishiriyemo ko yafashe ibintu bye byose yakoranye ubugoryi. Reka bivuge ko yabitangiye mu Bwana washize iriya video hanze. Ase wambabariye ukabanza ukanyumva. Ndashaka ubyumve ko atari washize iriya. Byumva none se ninde wayikameye? Ninde wayikameye? Ni wayishize hanze. Uwayikameye ninde niwe nshaka kujya mu bwira. Mu rwego rw'ubugenzacyaha rugikukurikirana. Ese ibi ni ibiki Banyarwanda? Bamwe bari ibageragere bamaze nakubajije hari uwayikameye, yego, hari n'uwagize gute n'uwayisakaje. Uwayisakaje nta kosa afite riruta uwayikameye. Sikomeze yarabifite ko amategeko arabihanira kuba wasakaje. Yego, ibyo ni kimwe ku kindi nyine, ni kosa kurindi. Buriya nimba ufashe urabona yo umupira wabaye baragenda bakwakamera bakawugira gute bakawusakaza, ariko nabwo bigira amategeko. Yego, nyirango ntabwo wagera ngo ufate video hariya y'umupira barimo gukina hariya match ifate uyaploading. Iyo nyo ntabwo byemewe. Hari imbuga ziba zemewe, hari platform ziba zemewe zo gukoresha ariya mashusho. Yego, ntabwo ari wari wese. Yego, urabyumvise neza none. Ndacyumva neza cyane. Nimba rero ibyo byabereye ku karubanda bitemeye gutangazwa n'uwari we wese. Yego, wowe ikintu wakoreye mu buriri ukagikamera, sibyo? Niwe wakikamereye.
ese ubundi ni ye gihamya twavuga yuko atari wanabyisakarije ko telefone ari yawe ko ari uzi umubare w'ibanga ari we ufite byose ni gute bundi uretse ko biriya byo byeze mu manza avuga ngo ufite ibimenyetso niwe ufite ukuri ariko ibi kimenyetso kirahimbwa kandi kigakora kuko hari abantu benshi babigenderamo nimba rero wa undi yarafashe video ngewe nabanje kuvuga ngo uyu wafashe video yayifasha agamije iki icyo gusa ibyo imikino wakinanaga nawe n'umugore we mu buriri bwe ni imikino ihoraho yahoragaho si ngombwa ngo ayifate kamera ngo ajya gusa yajya ngo azajya bigenda gute ajye yicara avuga ati wowe n'umugore bibuka abona ati hano haraho nabikoze neza cyane nabikoze nabi uko byari bimeze buriya reka nkubwira akantu kamwe hari ibintu bidakinishwa yego hari ibintu bidakinishwa biriya bintu ntabwo ari ibintu byo gukinisha ikintu ukora kiriya navuga ngo ni ikintu kibanga niyo mpamvu naho kibereye n'undi wese cyumvise kimugiraho ingaruka yego ngira ngo uri umubyeyi ufite abana warabyaye nkeka kuba aka kanya we n'ifoto yawe waba warifotoye ugize gute wenda ushoboye kuba warayifotoye ntiwakwiza ko ari umwana wimenya cyangwa n'umugore wawe reka no muri telefone yanjye ngahita mbisiba ko nshaka urakoze cyane rero reka nkwereke rero dufate dusase inzobe tuvugisha ukuri dushyire ibintu hane uko bikwiye kuba bimeze yego amakosa yose yakozwe uwa mbere umuyobozi wayo niwo rizagwira yego kubera ko niwe wifatiye video wabonaga ko ari yifata rwose yishimye abona ko ari mu gikorwa cyiza hari abanahindura telefone rero nimba ibyo byarabaye ibyo byarashize ibyo ntabwo byo tujye kugarukaho ahubwo bigeze hehe aka kanya rero biravugwa ko ya mpano ari mu rwego rw'ubugenzacyaha mu maboko ya RIB hari byinshi ari kubazwa aka kanya ya mpano ejo bundi akaba yariteretse agatangaza nawe ati nubwo RIB yampamagaye nta makosa mfite umugore wanjye niwe ufite amakosa aha ngaha aravuga ati buri uko umugore wanjye wenda amashusho turaza kuyabereka buri uko umugore wanjye amaze gusama aratangira akikoroga akanstresa akagenda akazagaruka inda yarayikuyemo n'ubu ngubu afite inda yavuze niba ari amezi 4 niba ari 5 irimo hagati aho ngaho mu mezi 4 cyangwa 3 ngo ari kwikoroga kugira ngo agende ayikuremo ati imyaka yose twabanye sinigize nishime ibi byo urabivuga wiki rero reka nkubwire niyo mpamvu ibi bintu bizababwira ngo kubaka urugo si imikino buriya nimba yubatse umugore mwubakanye ntabwo ari idebe uteretse hariya nawe azi ubwenge siko bimeze noneho nindabisanisha no kuba wenda umuntu muri iki gihe nk'umusore nkurana kura izuba rizagwirano aracyari mutoya ntabwo araba umuntu mukuru cyane aracyakoresha imbaraga za gisore aracyakoresha amarangamutima ya gisore abega arumva enjoy ariyo yegezweho ibyo yakoze byose ari enjoy ntabwo arazi ko atabikora ari wenyine yarazi ko neza ari kumwe n'undi muntu kandi uwo muntu bari kumwe ntacyo bapfana uri umugore wawe mubana mu nzu ntacyo mupfana uretse ko muhuriye kuba mwubakanye ariko nta musano mufitanye kuko mufitanye isano ntimwashakana siko bimeze noneho urabifashe ngo ni imbere y'umugore wawe wikoze ibyo ushaka yewe noneho utangiye no kandi urabizi neza ko ntabwo uri umuntu mwiza imbere ye uhoraho unyuzamo ukaba wanamuhohotera cyangwa se wakora n'amakosa wamukorera amakosa kandi umugore we buriya abagore bavoma hafi sibyo umukorera agakosa kamwe akibagirwa ibyiza ushobora kuba waramukoreye imyaka yose mwamaranye urabizi neza niyo mpamvu rero nkubwira ngo biriya ni ingaruka zo kuba watarabashije kuvuga ngo ngiye mvuye mu bwana ngiye kuba umuntu w'umupapa w'umugabo ngiye kugira ibanga ry'urugo cyangwa se nanjye niyubahe n'imbere y'umufasha wanjye noneho nawe ajya abona yuko ndi umuntu ukwiye kuba abana nawe rero araje arifashe wese gato araje arifashe ageze mu rugo azanye umwana w'abandi amutangiye kumwigiraho ibyaha n'ibya gisitari by'iki by'amarangamutima y'abana n'iki umugore yagombaga kumwubaha akabikora byose nk'uko abishaka kuko yari yaraje nawe buriya afite intego ze ariko uwo rizagura ntamenye ngo ese koko ibi bintu nkorera imbere y'umuntu uyu bundi uyu muntu turi kumwe ni umuvandimwe wanjye ni inshuti yanjye nako kwanza ubwo inshuti yo reka nse nkuyishyira ku ruhande nimba atari umuvandimwe wawe akaba atari so akaba atari nyoko akaba atari undi muntu niwo mu muryango wawe yakuvamo ugafata ukikora ibyo ushaka kandi uzi ko uri umunyamafuti uriya mugore nta mpamvu yo kuba kuko buri gihe kiragera akarambirwa urazi ko umugore
iyo umukozeho gatoya wenda mwanasekaga akababara, ahita azana utundi tuntu twinshi dushamikiyeho ngo kandi ushobora kuba wanabishakaga niyo waba utabishaka, unamusaba imbabazi ngo n'ubundi ngo wajyaga umbwira gutya na gutya, wajya wikora, ugasanga umugore yuriye kuri twa tuntu twose atugize gute, barafindura nta guciye mu ijambo. aratuzanye. Ibi ngibi se uko byagenda kose biraha umugabo uburenganzira bwo kugira ngo agakuramo izo nda zigera kuri 3 zimaze kuva mu bimuha uburenganzira bwo gukuramo inda. Buriya reka nkwereke akantu kamwe, buriya abagore nibyo nkubwira ngo umugore uramubungabunga nimba ururabo ugomba kuhira, kuko utarwuhirwa ubwarwo rwahita rwuma. Ubwo ashaka kumbya ko banza wumve nyine yagerageza kuhira. Reka ntabwo mvuga kuri ya mugore ari mukuri kuko wenda yakoragamo izo nda, oya, ariko ikitera ninde? Gitera nuriya nyine wagiraga gute, wamaze kumwereka ko mu mutwe ntahari. Umugore watangiye kuba atako umugabo umeze gutya, akize wenda niwe yarakameye video jyanze abantu barambonye baranzi bose, nawe buri amaze kuba ikihebe, afite trauma yo kuvuga ngo aho nciye hose barambona, yagize ihungabana rikaze, sibyo? Yego. Bivuge ngo rero biriya byose biza, nimba ushaka kubaho neza ugakora ibintu byawe neza, tegura aho ahahise hawe n'ahazaza hawe. Ni ukuvuga ngo umugore wa ya mpano we ikigaragara nuko yarambiwe kubana na ya mpano biturutse kuri iriya video. Ibi biragaragaza ko umugore ya mpano arakubwira ati akaba atifuza no kuba yabyarira ya mpano. Bifate gutyo. Umva reka mbaze kubwira akantu kamwe. Buriya ahubwo ngiye uriya mugore nubwo navuga ngo yakoze ibintu bitari byiza kuko yagombaga kwihangana agahishira ibanga umugabo we, ariko nawe hari aho navuga ngo yatekereje akavuga ati okay, iki kintu kirabaye, kikwiriye isi yose, cyaragiye kigera isi yose. Ibintu byacu byo bavuga ngo ikoranabuhanga ntabwo rijya rizuyaza. Ubu mwana nabyara aka kanya, akaza aka kanya agahita abona biriya bintu byose byabaye, none dore ko bitaranacaho igihe, azambona monde, azabivuga ngo iki? Banza unyumve neza, sibyo? Ese ubu nazavuga yuko ndi ikirara cyangwa n'iki, nawe akazatangira kumva ko buriya abana bacu, ngewe ngo bantu babyeyi, bantu bahungu, basore, bakobwa, muba mwumva mushaka muzaba ababyeyi, nimutegure hakiri kare, mugire ibyo muvana mu byo mukora, mugire ibyo mwirengagiza gukora mutitaye ko ari byiza cyangwa bibashimishije. Hari ikintu ukora kigushimishije ariko kikazagira ingaruka no ku muryango wawe, no ku bana bawe, no ku buzukuru bawe. Ibi bintu birahari. Urafashe, urabizi yuko uzabyara, uriya mwana naza agasanga wakoze biriya, uwo mwana azamera gute? Azitekerezaho gute? Azaba ari muri bagenzi be batangire bamwataka bati urabona, we ni wa mwana wa wundi wakoze video warimo kugira gutya agashyira ku karubanda. Urumva umwana igikomera azagira. Nanjye ndibaza se ibyo bikaba ari byo bituma uriya mugore atifuza kubyarira ya mpano izo ndakazikuramo? Njyewe ntabwo bihuze nibi, ntabwo cyo kibitera ko yanga ikisebo kizaba. Ikindi cya kabiri, first of all ntekereza umustar ari gihe saga ziza akavugwaho byiza akavugwaho na bibi. Ntekereza ko nyuma y'iriya video ya mpano yafashe umugore we bajya mu mahanga, bagenda kuruhuka kugira ngo babashe kwikansoringa biriya bintu byabaye. Bavayo, bamaze kuvayo baragaruka, umugore akomeza arikarakasa. Ikintu ya mpano yakoze arakubwira ati hano aravuga ko ngira ngo umuntu turaza kugenda tubereka mu video namwe mwumvira ibyo ya mpano yavuze. Aha aravuga ko ya mpano yagerageje guhamagara umuryango, kwiyegereza umuryango kugira ngo bacoce ibi bintu birangire. Umugore ariko na n'ubu ngubu kuva ubwo umugore ntabwo arava kwizima. Niba umuryango waraje, sibyo, ukavuga ati ibi byarabaye muri abastari, sibyo, kandi nimwe mwifatira ya video, ubwo mwese amakosa nanyu haya mpano n'umugore bakabakansoringa, bakabahuza. Kuki uyu mugore yakomeje gustressa ya mpano kugera naho agiye muri ribu, kubera ikibazo cyuko habaye kumustressa, bakaba bakomanya amahembe. Urumva, bamara gukomanya amahembe ntibegera imiryango, ahubwo umugore akihutira hehe? Muri ribu. Yamana kubya ko ari mu gihugu cy'abaturanyi, agiye kumva yumva ribu iramuhamagaye. Buriya rero nibyo nkubwira ngo ibintu byose bakoze, babikoranye ubwana, siko bimeze. Kubikorana ubwana rero ntago nyuma yaho bafashe umwanya wo kugira ngo
babanze ibyo bintu mbega babigiye. Buriya reka nkwereke Rashid Soni, yego, iyo ukomeretse ukomereka usitaye cyangwa akantu kagukozeho rimwe gusa mu masegonda atarenze 2 cyangwa 3 wamaze gukomereka. Yego, ariko igisebe, igikomere wagize ntabwo ushobora kukivura umunsi umwe, bizafata igihe kugira ngo cya gikomere kiveho. yego, icyo kintu cyo kintu kitabaye kugira ngo ya mpano n'umugore we kira gikomere cyari cyabagize bagiha umwanya kibanze gikire, bacyomore, bahutiraho gukomeza kongeraho ibindi bikomere, kuko nge ibi bintu ngenda kubwira ngo rwose pe si byiza kuba wafata umwana wawe ukamukuramo, watwise ukamukuramo. Ibyo ntabwo ari byiza pe. Iya mbere ntabwo ari byiza pe, baburetse gato. Iya kabiri n'iya gatatu banza unyumve, ntabwo ari byiza pe. Ariko ushize muri nuzamo muri kwa kuba mu utekera mu buryo bwagutse, wavuga ngo koko hababo no kurinda uriya mwana bazabyara, bari bagiye kubyara, kuzaza yisanga mu bikomere bitarakira, ikibazo gikomeye bya papa we na mama we. Kandi bya n'ibintu ntabwo bisaza, bya ni ibintu navuga ngo nubara abantu bashobora kuba gifite zira videos zirahari, sibyo zirahari. Icyo gihe rero ngira ngo ujye ubona akantu kabaye ku muntu bakuzanira video za kera nawe atatekerezaga, none utekereza ngo umwana araje ebana agize umwaka 1 2 3 atangiye kubona batangiye kumwereka za video za papa we na mama we. Icyo kintu nkeka ko uriya mugore nimba aba yarabikoze mu rwego rwo kurinda ahazaza ho umuryango we n'abana be, wenda reka mvuge ngo ukuri agufiteho wenda nka 20%, kuko burya kwica umuntu ntabwo ari ibintu kuko buriya ntabwo navuga ngo gukuramo inda nubwo uvuga ngo ninda ukuyemo, ariko uriya ni umuntu ntabwo uzi icyo azavamo. Wenda nawe akaba yari amakosa yakoze, ariko nanone agendeye ku byabanje, sibyo? Kuko akenshi burya hahise abantu niho hatuma n'imbere habo hazaza habo haba heza cyangwa hakaba habi. Rero Flori kuba yaba ari muri RIB cyangwa se yarahamagawe na RIB, suko yamuhamagariye ubuntu, ntabwo yamuhamagariye ubusa, kuko hari ibimenyetso bigaragaza ko koko wenda muri ka kajagari kenshi bya bindi byinshi bayibanamo nyine bitakize, bya bindi byose bagiye bikurunganamo, ntabwo bagize umwanya wo kuvuga ngo babiha umwanya neza bihangane. Kuko buriya mu urugo abantu benshi ntabwo basobanukirwa urugo rwubakwa gute cyangwa ruba rumeze gute mu rugo burya habamo kwihangana gukabije gukomeye cyane, nibwo urugo rubasha kubaho. Kubera ko amakosa yo kugongana bibaho kugira gute, ariko ukwihangana bafite niko kugira gute kuvuga ngo kansaringa bya bintu bagakomeza bakabana. Hari kwihangana nta kwabayemo, yaba ku mugore ntago kwabayemo, na Floriye buriya navuga ngo ntikwabayemo, kuko iyo ugezeho ufata umuntu ugakubita, sibyo? Ukafata umuntu nyine bitewe n'ibyo, kandi ibyo bivuye kuri byanzansi za bya bindi. Kandi koko buriya n'abagore bubu abenshi asigaye gucunyira ku gakosa ukoze kugira ngo abone uko azajya gukasa neza. Cyewe ntago natinya kubivuga, umugore uramufasha neza ukamukora byose icyo ashaka cyose, ariko agakosa kamwe ukoze arakabika, noneho nawe akazajya agakorera hibi ayandi yitwaje ko nawe wakoze ikosa. Uko nibo bagore twejeje muri iyi w'ikiganiro. Rero mbonereho nkwibutse utarakora subscribe kuri 001 TV Show Rwanda, yuko wafata amasegonda makeya ugakora ku jambo subscribe mu gifaransa ni s'abonner, and then ugakanda ukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho. Nababwiye ko buri umwe wese afite uburenganzira n'uruhare rwo gutanga igitekerezo kuri 001 TV Show Rwanda uciye muri comment. Barafindura, dusigaranye umunota umwe kugira ngo dusoze ikiganiro. Jihadi na bagenzi baho bari hariya imageragere ngo barabyinira ku rukoma ko bitegura kwakira ya mpano muri mageragere. Ese koko ibi ya mpano yakoze biramutegura kuba yajya mageragere, cyangwa naburana neza azataha atageze mageragere? Ese ubwo reka nkubaze, cye ntago ari nge shimanza uko bibona ubutabera burakora. Ubutabera icyo buzagena cyangwa buzabona ko ari cyo nicyo buzakora, ko sinavuga ngo bizarangira gute, sibyo? Yego, sinavuga ngo azataha cyangwa azafungwa. Ubutabera icyo buzabona gikwiye nicyo buzamukorera, kubera ko muri we ibyo byose nta n'umwe wabimukoreye,
niwe wabyikoreye. Niyo yaba yarabikoresheje, twese tugira imijinya, ariko uburyo ukontoramo umujinya wawe nibyo bigufasha kugira ngo wigire imbere cyangwa ukomeze ubeho utuje. Ariko iyo utazi gukontorora umujinya wawe, ibyo bintu ntabwo bikugwa amahoro, kubera ko ibyo yakoraga byose nawe anagira umukobwa atorotira umukobwa amukora amakosa yose, nawe yamwerekaga ko ari umuntu w'igihangange, umuntu utavugirwamo n'uwo ari we wese, sibyo? Bigatuma yumva afite ijambo rifatika ryo kuba yakora icyo ashaka ku mugore we. Nyuma aravuze ati ngewe nakwangiza ku buryo nta mugabo n'umwe uzongera kugutekereza. Icyo kintu nuvuga ngo ni mind chip. Reka tumucyahe yamanze gato unyumve ko ibi ntabwo byari. Ni mind chip. Burya nibyo wakora, gabanya kuvuga amagambo ni mabi. Uravuga karikodinga akabika. Akabika. Arabika. Kandi barafindura wa mugana uruhande rumwe. Tugaruke no kuri uyu mugore, igikomere cya mbere cyuko ubwambure bwe bugiye hanze ntabwo kirakira, none ajombyemo inkota muri cya gikomere. Urumva, muri cya gikomere ajombyemo inkota yindi, navuga ko ari inkota, kandi cya mbere kitarakira haje no gukubita umugore. Ngiye nekeza ko haragenda y'u Rwanda ntabwo yemera. Hari n'igihe ushobora kuvuga wenda iwo izabwira avuga ati wenda n'ubundi ibyabaye nta wundi mugabo wapfa kukwemera, ni njyewe, none tuza tubane. Nuzana brage nzajya ngukoma kuko n'ubundi nawe ufite werekera. Umugore ariko arahafite yerekeye muri RIB. Ubwo rero RIB ntabwo ari umugabo w'uriya mugore. RIB niyo kugira ngo imuhe ubutabera cyangwa se imuhe ukuri, areke guhohoterwa. Guhohoterwa ko ngewe biriya byose uwo rizagwira niwe wabyizaniye. Yihangane, reka tumwihangane, agende abazwe, nasubiza neza ibimenyetso n'ibintu nasanga bihari bimuha ukuri azataha, nasanga nyine bimufata nawe azerekera iyo abandi bari. Ubuse dukwiye kumukorera isengesho ra? Oya, nta sengesho nasabira, nasengera, namusengera, ariko namusabira ko gusa we abona ubutabera, nimba koko arengana akarenganurwa, nimba kandi atarengana ubwo nyine akihanganira kugira gute kwakira cyangwa se guhanwa bitewe n'ikosa yakoze. Yes, reka twanzurire hano kuko baravuga ati uwavuga ayo inzuki ntago yarya, abavuga y'inzuki ntiyarya ubuki. Ariko iyi mihanda tuyitondere mwa bantu. Ariko none akagambane gakazi imihanda irimo akagambane n'ishyamba n'ibintu byinshi. Iyo uguye mu kabazo buri wese ko wari ufite abana. Biraryo bivuga ngo ngewe buri muntu wese ebana ndavuga ngo ngewe imihanda mbona hanze aha, iyi showbiz turi gukora irimo amashyari menshi, irimo ibiki byinshi, abantu barimo barabega, bari gushaka content ku bandi bakabakorera. Hari gihe mu kabazo bagukoraho content bagiramo n'uruhare kugira ngo bagukoreshe bakuzabone content. Yego ari wacu ejo bundi umunyamakuru utari buvuga izina, ukora ku kinyamakuru runaka utari buvuga izina, wabonye kigwa mu kibazo wahise ubona abanza afite. Ntabwo nanjye abamufanaga bose wabonye bamuri inyuma wapi. Hari n'abajyaga bavuga ngo komereza aho ushaka, komereza aho ngamo rero wa mubyeyi. Reka dusoze, mbabwire ngo twitonde, iyi mihanda irime n'uziki cyane tukavuga. Cyewe simvuga kubera ko wenda nabuze ibyo mvuga, ahubwo ni ukuvuga ngo neka ndabura abantu cyangwa se nyibura abantu, mbabwire ngo mwitonde mu byo muvuga, murebe ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga, mu byo mukora murebe ibyo gukora n'ibyo kudakora. Buriya urwego waba uriho rwose nta rwego rurenza amategeko, nta rwego ruhenze leta, nta ubusitani waba ufite bwose tuzi umenye kuri munsi y'amategeko. Barafindura rero mbere yuko dusoza ikiganiro ko n'ubundi minota yagiye, ndabona kubwo kubanga bw'icyo bari kutubwira ati ngo mugire fafa n'abandi bagiye kuza bakora ikiganiro. Yego, ntabwo twasoza tutarangiye abantu aho bagomba gufatira ako kunywa, aho umuntu ashobora kwicara agaturiza, aho umuntu ashobora kuba yategura ibirori. Barafindura abantu wabarangira he? Ubwo barabizi, basanzwe babizi, no kubibutsa ahubwo nibaze muri Golden Plate. Muri Golden Plate n'abantu bategura neza, hari trace nziza, hari buri kimwe cyose, ikintu cyose ushaka uyu hageze rwose pe. Wongere ko kwibaza ngo bimeze bite, nta nubwo wongera kubyibaza, uratuza gusa ugatekana. Ntacyo nindi navugaho kuko ubudasa bwaho wabusanga hake cyane. Golden Plate rero irakugezaho inkoko itetse neza, isamaki itetse neza,
icyo kunywa kimeze neza, akaji kengetse neza. Golden Plate rero nta handi iherereye ruguru ya station Rubis, hacamo inzu imwe hagakomezamo umuhanda uzamuka kujya Rukapuri, hagakurikiraho indi nzu imwe, igipangu vuguti ni portaye yinjira ifatanye naho Rwanda Form ikorera, reka nawe bavomamamarize, ariko nubwo atari ngombwa kugira ngo bayoboke neza Golden Plate aherereye. Ukigera kuri restaurant Isami hita uyitera umugongo, urebe ruguru yawe wambutse umuhanda, ikikubwira ko wageze kuri Golden Plate. Niyo portaye y'umutuku ihari, winjiramo mu rupangu. Yewe ufite n'imodoka baragufungura ugaparika imodoka yawe mu gipangu, nukuvuga ngo hari security bya bindi abana bakorakora, ntabwo imodoka yawe yagira ikibazo. Rero twakurangira Golden Plate, niho ushobora guturiza, niho ushobora kubona icyo kunywa cyiza, icyo kurya cyiza, yewe wahakorera n'ibirori. Ndabeshya barafindura n'ibirori wabihategura. Reka rero tubashimire mwe mwari mudukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda. Ibiganiro byacu nakagaruka, yari ngewe Rashitsoni na barafindura na DJ AB ku buhanga bw'ibyuma. Ngira nti ciao ciao, bani barindi.